Rwanda biragoye cyangwa se ntibishoboka ko wabona umuntu utararya ikijumba. Abenshi mu bakuriye mu cyaro twarabiriye kugeza ku kigero cyo kubyinuba. Ubu hari abo nzi ubuzima bwahindutse ku buryo bumva nta mpamvu n'imwe yabarisha ikijumba. Gusa ariko uko biri kose ikijumba ni ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi kandi z'ingenzi ndetse abenshi batazi. Wari uzi ko ikijumba cyageze mu Rwanda mu mwaka w'1968? Waba se warigeze umenya ko ikijumba gifasha umubiri mu kurwanya indwara zitandukanye zirimo kanseri ndetse n'ibisebe byo mu gifu? Erega burya ngo ikijumba gifasha uwakiriye kugira umusatsi mwiza. Uraza kumenya byinshi ku kijumba nubana nanjye muri iki kiganiro, ari nako kandi ngushishikariza gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ku mirire, ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Njyewe nitwa Jado Ndayisaba, iyi nayo ni ATV. Dr. Cloud arakunde ikijumbu, ikijumbu kijana n'ibiharage, ikijumbu kijana n'inyama, ikijumbu kijana n'imisoma, nta n'umwe adakunda ikijumbu. Ikijumbu gikundwa hose ubu, ikijumbu gikundwa n'Abashinwa, ikijumbu gikundwa n'Abazungu, ikijumbu kigakundwa na Ikijumbu gets a rapidity. Ikijumbu gets a rapidity. Ibijumba byatangiye guhinga mu Rwanda mu mwaka w'1962 ubwo Karama mu Bugesera hari hamaze kugera ibijumba byo mu bwoko bwa Carolina, ibyo bita Carolineri, byaje biturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire, nk'uko byanditswe n'umwanditsi Naga mu 1962. Mu 1968 ubundi bwoko bushya bwitwa Mugenda bwatangiye guhingwa i Rubona, nanone buturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibijumba bishobora guhingwa ahantu hose mu Rwanda kugeza kuri metero 2300 by'ubutumburuke, ariko kuva kuri metero 1900 z'ubutumburuke ibyiza ngo no kubisimburanya n'ibirayi nk'uko icyahoze ari izari cyabigaragaje mu 1988. Ibijumba ntibigorana kubyerekeranye n'ubutaka, ariko bitanga umusaruro mwiza iyo babiteye mu butaka bworoshye, ubusoma kandi butarimo umwunyugugu witwa azote nyinshi. Ubushyuhe bungana n'igipimo cya °C 22 kugeza kuri 30 ni bwiza ku bijumba. Ubushyuhe bwa ninjoro buri munsi y'igipimo cya °C 20 ngo butuma ibijumba bishora neza. Ibijumba kandi ngo bishaka amazi acengera mu butaka angana na milimetero 60 igihe cyose bimara mu murima. Igihingwa cy'ibijumba ngo kihanganira cyane igihe cy'izuba nubwo bwose ryaba ari kazi. Kubyerekeye ubwoko bw'ibijumba bihingwa mu Rwanda, kuva mu 1968 amoko 7 y'ibijumba yatangiye guhingwa mu Rwanda. Aya ni Nyirakayenzi, Rukocoka, Gahungezi, Nyiramujuna, Nsurira, Kigingo na Bukarasa. Ariko nyuma haje kwiyongera handi moko y'ibijumba ariyo Mugande, Wadada, Karebe, Rusenya, Nsasagatebo, ubwoko bwa K51, akarongo kaberamye 3261, ndetse n'ubwoko bwa TIS 2544, ubwoko bwa Tura Tugure ndetse n'ubwa Rutambira. Ikindi kandi nuko uko imyaka igenda indi gataha niko hagenda hiyongera izindi mbuto za kijyambere zikungahaye kuri vitamine A. Aha twavuga Ndamira abana, Tera imbere, Gira amata, Ukerewe, Kabode, Vita, Kasearipedo ndetse na Gihinga umukungu. Bivuga ko zimwe muri izo zakuwe mu bihugu by'ibituranyi nka Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Ku kamaro k'ibijumba, ibijumba byongerera umubiri ubudahangarwa kuko bikize kuri beta carotene izwiho kwirukana uburozi mu mubiri, hakabamo vitamine C na B zinyuranye, ubutare bwa phosphore, bituma ibijumba bibyo kurya byiza mu kurinda umubiri wawe indwara zinyuranye cyane cyane ziterwa na mikorobe. Ibijumba ni umuti wa asma kuko bizwiho gutuma amazuru afunguka kimwe no gutuma ibihaha bikora neza. Ibyo nibyo bifasha mu guhangana na asma. Ibijumba burya ngo bivura kubyimbirwa kuko kimwe n'ibirayi ibijumba nabyo byifitemo ingufu zo guhangana no kubyimbirwa. Ibi biterwa nuko harimo beta carotene, vitamine C n'umwunyungugu wa magnesium. Ibi byose bikavura kubyimbirwa haba imbere mu mubiri yewe ndetse n'inyuma. Ikijumba gifasha guhangana n'indwara ya bronchite kuko ubwinshi bwa vitamine C, ubutare n'indi myunyugugu biri mu bituma iyi ndwara ikira. Ikindi kandi nuko ibijumba byongera ubushyuhe bityo bigatuma umwuka mwiza winjira. Ingaruka nziza rero muri ibyo nuko bituma bronchite yoroha. Ibijumba bifasha mu kuvura no gukumira indwara ya rubagimpande kubera ko beta carotene, magnesium, zinc na vitamine B zinyuranye bigira akamaro bikomatanyije mu guhangana no kuribwa mu ngingo kimwe no kuribwa mu mitsi. Aha banavuga ko ushatse wasiga amazi wabitetsemo ukayasiga mu ngingo hakurya, ubundi ngo uburibwe bukagenda nka nyomberi.
ibijumba byoroshya igogora kuko muri byo harimo fibre, iyo zifatanyije na magnesium ngo bituma igogora rigenda neza. Kuba birimo amido ituma birika neza, bityo rero kubirya bigafasha igifu n'amara gukora igogora neza. Beta carotene izwiho kurinda kanseri no gusohora imyanda mu mubiri. Iyi beta carotene niyo ituma ikijumba kigira ibara runaka bitewe n'ubwinshi bwayo. Iyo ifatanyije na vitamine C rero bituma umubiri uhangana na kanseri zinyuranye, cyane cyane zifata inyama zo mu nda nk'amara, impyiko, prostate n'urura runini. Kuba ikijumba cyifitemo vitamine B zinyuranye, vitamine C, beta carotene, potassium na calcium, kandi ibyo byose bikaba bizwiho kurwanya impatwe, bikanarinda ikorwa rya acide nyinshi. Ibi ngo birinda igifu gutobagurika. Ibijumba kandi ngo byongerera umubiri ubudahangarwa kuko byifitemo vitamine D. Iyo vitamine D rero ikaba izwiho gukomeza amagufa, amenyo, igafasha imitsi, uruhu, ikanatuma umuntu agira imbaraga. Ibijumba bituma umutima ugira ubuzima bwiza kuko byifitemo ubutare bwa potassium igenda igasenya sodium. Iyi sodium ikaba ishobora gutera umutima kugira ibibazo. Ikindi kandi ibijumba bigira vitamine B6 ikumira impanuka zo guturika imitsi yo mu mutwe kuko bifasha umutima gukora neza. Burya ngo ibijumba bifasha imikurire y'umwana ukiri mu nda kuko bikungahaye ku cyitwa acide folique, kandi abagore batwite ngo bakenera acide folique cyane kuko ituma umwana akura neza mu nda. Ibijumba bikize kuri vitamine C, kandi vitamine C irakeneye mu mikorere myiza y'umubiri w'umuntu muri rusange. Ibijumba birwanya indwara ya anemie cyangwa se kubura amaraso kuko bikungahaye cyane ku butare bwa feri. Iyo feri niyo ifasha umuntu ikamurinda guhura n'ikibazo cyo kubura amaraso. Ku bakobwa n'abagore bajya mu mihango bakababara, ibijumba byababera umuti cyane kuko byifitemo ubutare bwinshi bwa magnesium na feri. Ubwo butare rero ngo bworohereza abagira imihango ibababaza. Ibijumba bituma umuntu agira umusatsi mwiza kubera beta carotene iba mu bijumba kandi nyinshi. Iyi ngo ituma imisatsi imera kandi ikanakura neza, ikayirinda kwangirika. Ku barwayi ba diabete, ikijumba kiba cyiza cyane kuko nubwo kiryohera gifasha umubiri kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso bitewe n'uko gituma umusemburo wa insuline ukorwa mu mubiri ku gipimo cya nyacyo. Si ibyo gusa kandi kuko burya ngo ibijumba bishobora gufasha abantu kureka itabi kimwe n'ibindi biyobyabwenge. Ni byiza ku mikorere y'imiyoboro y'amaraso kuko biyirinda kuzamo ingesi. Kuba byifitemo phosphore nyinshi ndetse na beta carotene ihagije bigirira akamaro amaso y'umuntu. Icyo wazirikana cyane ku bijumba nuko vitamine A bikungahayeho ikubye hafi inshuro 5 iyo dukenera buri munsi. Ikindi kandi iriya beta carotene iyo igeze mu mubiri wacu nihindukamo vitamine A. Umwana utangiye guhabwa imfashabere yemerewe guhabwa ibijumba, gusa afata inombe y'ibijumba iseye neza ariko kandi bitari kenshi. Ikindi kandi cy'ingenzi nuko uko wateka ibijumba kose ntacyo bitwaye, gusa ibyiza ngo ni bitogosheje hamwe n'ibyokeje. Aha bongeraho ko no kubekenya ari byiza, naho kubiteka ifiriti cyangwa mu mavuta ngo byangiza vitamine C bikagabanya na vitamine A. Uretse kuba ibijumba biribwa bisanzwe ari nta kindi bikorewe, ubu ikijumba gishobora kongererwa agaciro kigakorwamo ibindi biribwa bitandukanye birimo imigati, divayi, umutobe, amandazi ndetse na za biswi. Ibi bivuze ko ikijumba ari igihingwa gitunze benshi, atari ukukirya gusa ahubwo no mu bucuruzi, guhera ku mutubuzi w'imigozi y'ibijumba arizo mbuto zacyo, umuhinzi wacyo, umucuruzi wacyo, kugeza no ku banyenganda nto bacyongerera agaciro bagakoramo ibindi biribwa bijya ku isoko. Nsubikiye ku gihingwa cy'ikijumba, nizere ko ngutse byinshi utaruzi ku kijumba. Reka kandi nkubwire nti nujya ushaka kurya ikijumba ujye ureba igikungaye kuri beta carotene, uzakibwirwa n'ibara rijya gusa nka orange. Njye nitwa Jadon Ndayisaba, iyi ni ATV ariyo cana ukuraho amakuru, ibyegeranyo ndetse n'ibiganiro ku buhinzi n'ubworozi, yewe utibagiwe n'imirire.